isi n'ibifitanye isano nayo byose akenshi ni ikinyoma kiyizanira amahoro kurusha ukuri. Ikinyoma nicyo gitanga umutuzo mu bihe byose ndetse kikazanira n'amahoro abantu. Kubera ko ukuri gutuma abantu badatuza kurusha uko batuza bakoresheje ikinyoma, abantu benshi bashaka kwirinda ukuri. Nanjye niko meze, nawe niko umeze, ntaho dutandukaniye twese. Kwiyegamiza ku kuri buri gihe biraryana, reka abe ariko mbivuga. Niyo mpamvu rimwe na rimwe iyo ukuri kutuje imbere duhitamo gufunga amaso. Kubera iki? Papa wanjye yarakomeje arambwira ati Landry mwana wanjye. Uwo mugabo nari maze kumenya ko yitwa Cosmos yarakomeje arambwira ati nabajije uwo musekirite uwo mugabo wari we. Ambwira ko ari vice chairman wa Robert, akaba yitwa Santos Sultanis. Akaba ari ugiye kuba ari iruhande rwa Toromeo, kuko Toromeo niwe ugiye kuba ari kuyobora Barewis Company. Umusekirite amaze kumbwira gutyo sinabitindaho cyane. Hashize akanya mbona wa mugabo araje nanone arasohotse. Ako kanya Toromeo aza aho twari turi ameze nk'uri kwihisha. Mubaza impamvu arimo kwihisha iwabo. Ambwira ko kuva uwo munsi ibintu tugiye kuvugana ari ibanga rikomeye. Toromeo mubaza ibintu by'amabanga ibyo ari byo. Ambwira ko bagiye kumugira chairman wa company ya papa we, bityo n'icyo kiganiro turimo kugirana kikaba ari ibanga, uretse uriya musekirite uzi ko turi kumwe gusa. Ambwira ko kuva uwo munsi imirwanire twize igiye kuba yagira akamaro. Mubaza ikintu ashatse kuvuga, ambwira ko ngiye gutangira kumurinda we na Rose, ariko nkabarinda nta muntu n'umwe ubizi. Bityo nitumara kuvugana n'umusekirite musezereho, mubwire ko ntashye iwacu mu cyaro, tuze guhurira mu mujyi wa Kent aze kumbwira icyo gukora. Toromeo yamaze kumbwira gutya ahita arangaguzwa hose. Ambwira ko ari wo mwanya wo kuva aho hantu, nuko mubwira ko ndaza kuba ndi mu mujyi ampamagare ku gatelefone nari mfite. Nuko dutandukana gutya asubira mu nzu. Nanjye nsezera ku musekirite mubwira ko ibyanjye birangiriye aho ngaho, ubundi nerekeza mu mujyi mboneraho no kuwutembera. Hashize amasaha nk'atatu mbona Toromeo ampamagaye kuri telefone. Ambaza aho ndi, mubwira ko ndi hafi ya hoteli yitwa Trinity Hotel. Ambwira ko aho nahava kuko ashaka ko duhurira ahantu bataratubona uko turi batatu. Toromeo mubwira ko ndi njyenyine. Ambwira ko ari kumwe n'undi musore akaza kumbwira uwo ari we. Ubwo nahise mva hafi y'iyo hoteli njya ahantu hitaruye umujyi, ku buryo umujyi wabonaga nk'ugeze ku nkengero zawo neza. Mbwira Toromeo kuri message ko ariho ndi, ariko nkaba mfite ubwoba bw'ibintu agiye kunyinjizamo. Nuko ambwira ko nta ndwanya igira ubwoba. Toromeo mubwira ko ntegereje azambwire. Ako kanya ntihaciye ingahe mbona taxi voiture ihagaze aho narindi. Mbona hasohotsemo Toromeo n'undi musore, ariko byagaraga ko ari mukuru kuri twe. Baraza baransuhuza. Toromeo ambwira ko uwo musore yitwa Santos Sultanis, akaba ari umuhungu wa Santos Sultanis, vice chairman wa company ya Barewis. Bityo akaba ari we muntu tugiye kujya tubana buri munsi mu bintu byose tugiye kujya dukora. Mubaza ibintu tugiye kujya dukora, maze Toromeo arambwira ati Cosmos nawe Santos bavandimwe banjye. Kuko mubizi turi inshuti kuva kera cyane, ikirenzeho ubucuti bwacu bukaba bwaranatuviriyemo ubuvandimwe, aho wowe Cosmos wambereye inzira imvana mu bihe bibi nari ndimo nkigera mu wa mbere w'amashuri yisumbuye, kugeza ubwo twayiganye yose tukayarangiza. Nawe Santos ukamba iruhande nk'umujyanama igihe cyose nabayeho muri ubu buzima. Bigaragara ko wateye ikirenge mu cya papa wawe Santos, kuko niwe wari iruhande rw'iburyo rwa papa wanjye Robert. Ariko nk'uko mwabyiboneye papa wanjye twamaze kumushyingura, kandi ikindi akaba nta wundi muhungu afite uretse njyewe. Bivuze ko ari njye ugiye kumusimbura. Muri uko kumusimbura murabizi ko nta bumenyi bwinshi mfite, bityo ndifuza ko mwambera amaso nanjye nkaba umubiri ayo maso atereyeho, ku buryo iyi nzira yanjye tuzayirinda tuyirangiza tukiri kumwe kandi amahoro. Ndabasabye munsezeranye ko umutekano wanjye mwiringiye kuri mwe, kuko nta muntu n'umwe nizera, kuko mama wanjye ashobora kutanyurwa nuko ngiye kuyobora, ugasanga agarutse ari kunyica nkanjye nk'uko yishe papa. Ikirenzeho ibyo mukazajya mumenyera niba hari ahantu namukura kugira ngo muryoze ibyo yakoreye papa wanjye.
Sanctus yahise avuga ati muvandimwe wanjye Tolomeo, urabizi ko umuryango wacu warahiriye indahiro zo kuzahora hafi Abalewisi kugeza ku musulutani wa nyuma, bityo ibyo uri kunsaba n'ubundi nushaka ubigira itegeko, kuko umuryango wacu ubayeho kubera ko Abalewisi bariho, njye nkurahiriye imbere ko ntazigera na rimwe ngutenguha. Nanjye nahise mubwira nti urabizi bwana Chairman ko twabanye mu bibi n'ibyiza, ikirenzeho ko mbayeho naho ngeze aha akaba ari wowe mbikesha, bikaba byari kumbabaza cyane iyo nza kuva muri ubu buzima nta kintu nsabye kugukorera, bityo ndahari ko bwawe, ahubwo dutegeke utubwire icyo ushaka ko tugukorera. Twamaze kubwira Tolomeo gutyo aramwenyura, ahita nkubita urushyi ku rutugu ambwira ko ntangiye kumuzanaho ibyubahiro kandi atari ko twasezeranye. Mubwira ko umuyobozi wa kampani itunze igihugu cyacu mu buryo bwo kugabura ntabura kumwubaha. Tolomeo atubwira ko agiye kudukodeshereza inzu yo kubamo, akadushakira umuntu wo kudutakariza imyitozo, ndetse ikirenze ibyo muri iyo nzu bakazashyiramo n'icyumba cya antibare kigizwe n'ibirinda amajwi gusohoka hanze, ubundi tukigiramo kurasisha imbunda, bityo buri gihe cyose agiye kuva muri kampani azajya atubwira tumugendere kure ariko turi kumurinda, ku buryo nta muntu ushobora kubona ko turi kumwe. Ibyo bikazatuma abanzi b'Abalewisi batamenya ko turi kubacunga, abashaka kugira icyo bakora tukabatanga. Tolomeo tumubaza abanzi abo ari bo, atubwira ko ibyo ari ibintu tuzagenda dusobanukirwa buri uko turi kumwe nawe, bityo niba tubimwemereye agenda abwire papa wa Sanctus adukorera ibyo ashaka. Mubwira ko nta kibazo njye mpari mpfa kutazicwa n'inzara gusa, duheraho dusererezanya ambwira ukuntu kurya byari bimukozeho, ariko nindamuka ndiye cyane nkangana nk'uko yanganaga kera, ubuzima bwe nzaba ari bwo nshyize mu kaga, kuko bitazakunda ko murwanirira kandi mbyibushye. Turangiza gusererezanya aho hageze taxi voiture, Tolomeo atubwira ko njye na Sanctus turi impanga, bityo hehe no kongera gutandukana ukundi. Atubwira ko araza kutubwira aho turi bujye nk'ubuturo bwacu. Njye na Sanctus dutangira kuganira dutembera n'umujyi wose, kubera ko wariho yabaga na papa we atangira kugenda ahanyereka hose, kugeza ubwo amasaha ya nimugoroba yaje kugera, tukakira message kuri telefone ya Sanctus, akambwira ko ari papa we umwoherereje iyo message amubwira aho tugomba kujya. Tugenda twihuta hari na hafi ndetse na kampani y'Abalewisi, twinjiramo dusangamo Tolomeo ndetse na Santos papa wa Sanctus, ubundi batubwira ko inzu tugiye kubamo ari iyo ngiyo, akaba ariho harambirije umutekano wa Tolomeo, kuko ari twe barinzi bafite gusa. Nuko nsaba Tolomeo ko yampa akanya tukaganira, ambwira ko nta mpamvu yo kumusaba ko ngomba kujya mubwira icyo nshatse cyose. Mubwira ukuntu nagiye gusura Makironi, mubwira uko byagenze byose. Tolomeo akambwira ko Makironi ari umusazi, ko ibyo tutagakwiye kubyitaho umwanya wacu kandi dufite icyo dushaka kugeraho. Tolomeo twamaze kuganira njye na Sanctus atubwira ko nyuma y'ukwezi kose turi mu myitozo, misiyo ya mbere ari iyo gushaka mama we tukamumuzanira, ubundi akamuryoza ibyo yakoreye papa we, bityo kubera ko atizera igihugu cyacu cyose ngo abe yakwifashisha polisi kuko atazi umubano bari bafitanye, cyane ko Tolomeo yarabizi ko mama we yashakanye na Robert, nta rukundo ahubwo ari amafaranga yaramukurikiyeho. Yashakaga kwifashisha abasore yizeye ari bo njye na Sanctus turabimwemerera. Kuva uwo munsi njye na Sanctus dutangira kwibera muri iyo nzu, ku buryo nta kintu na kimwe twari tubuze, kuko twari dufite n'abakozi bo kutwitaho, ariko abo bakobwa uko ari babiri bakagira ngo ni abasore baba muri iyo nzu gusa, kubera ko icyumba twakoreragamo imyitozo ntabwo bari bakizi, kuko iyo twajyaga mu myitozo babonaga dusohotse hanze twambaye imyenda ya siporo. Bamara gufunga inzu neza natwe tugakata inyuma ku karyango kameze nk'akatereranwe ku buryo nta muntu ukitaho, tugafungura tukinjira cyangwa se tugasanga umugabo wadutozaga imirwanire yahageze, tugakora imyitozo tukarashisha n'imbunda, ku buryo ukwezi kwashize kose turimo abahanga bigaragara, kuko byatangiye Sanctus akubita wa mwarimu watwigishaga, nanjye nza kumukubita birangira tubwiye ko atazagaruka, ahubwo agiye kubwira boss we ko bashaka undi muntu umurenzeho
akaba ari uza kutwigisha bityo akaba yigendeye. Natwe tumubwira tumushimira ibyiza yatugejejeho, ariko tumubwira ko agomba kuba inshuti yacu. Umugabo atubwira ko bitashoboka kubera ko ako kazi atari ko kamutunze, ko Santos papa wa Sanctus ari we wamuhatirije kuza kutwigisha, kuko nawe ari iminsi mike iyo mirwanire yigiye ku muhanda, ariko akagira amahirwe akabona umuntu umuha agataxi voiture ngo ajye agatwara, bityo gutwara taxi voiture akaba ari byo ashaka kwikorera. Gusa tubwira ko azajya dusura rimwe na rimwe yabonye umwanya. Uwo mugabo turamushimira cyane, ubundi njye na Sanctus dukomeza imyitozo. Nyuma Tolomeo atubwira ko agiye gushyingirwa na Rosata, bityo akaba ari uwo mwanya wo gutangira kumurindira. Ariko ku bw'amahirwe ubukwe burangira nta kintu kimubayeho. Njye na Sanctus kuko twari tumushinzwe turiruhutsa, kuko buri gihe twabaga duhangayikishijwe n'umutekano we. Uko iminsi yakomezaga kwicuma, Tolomeo yatubwiye ko twamushakira mama we. Dutangira kumuhiga ariko turamubura burundu. Atubwira ko twabikora twitonze nta kintu na kimwe kitwirutseho, bityo tugabanya umuvuduko ko igihe cyo kumubona nikigera azaboneka. Nuko natwe dukomeza kumaho tumeze nk'abari mu bwihisho, kuko abantu batubonaga mu mujyi batubonaga nk'abasore basanzwe, ndetse tukirirwa twidegembya ariko tumeze nk'abamaneko, twirirwa twumva ibyo abantu bavuga kuri kampani y'Abalewis. Nuko umunsi umwe twibereye mu mujyi bisanzwe, abapolisi batangira guhagarika ibinyabiziga byose bavuga ko hagiye gutambuka perezida w'igihugu cyacu. Natwe turabibona, tubaza abaturage ahantu perezida agiye kujya, batubwira ko agiye gusura Tolomeo chairman w'Abalewis kugira ngo baganire. Twibaza impamvu Tolomeo atigeze abitubwira. Tumuhamagaye kuri telefone atubwira ko ariko bimeze, ariko nawe akaba abimenye mu kanya gashize afite n'izindi gahunda, ariko bikaba bitashoboka ko azihindura kubera ko atasuzugura perezida. Nuko natwe duhita tumenya icyo gukora, twinjira aho twabaga, dufata imbunda za pistoli. Tolomeo atubwira ko tugomba gukora ibishoboka byose, umutekano tukawukaza, ariko abasekirite ba kampani ntibamenye abo turi bo, kuko adashaka kubura umuryango uhereye kuri Rosata na Broni, akana bari bamaze iminsi bibarutse. Tumubwira ko tumeze neza nta kibazo, ariko tumwibutsa ko bitakunda ko twakwinjiramo imbere muri kampani, kubiberamo imbere tutarabimenya. Atubwira ko nta mpamvu yo guhangayika imbere, kuko haramutse habereyemo ikibazo imbere perezida arimo niwe wabishinjwa. Nuko natwe dukomeza gucungira inyuma kugeza ubwo konvoyi ya perezida yaje muri kampani. Uko abasirikare bagendaga bigaba bamwe bavamo imodoka zirimo kugenda, nabonye umusore wasohotse mu modoka yo konvoyi ndikanga. Nibaza niba amaso yanjye ari kureba neza cyangwa se nahumye, cyangwa nanone nkaba ntari aho ngomba kuba ndi, nyuma yo kubona Makironi ahagaze ku marembo ya kampani, ndetse akabwira abasekirite basanzwe kuva aho ku muryango. Nuko ntungurwa n'ukuntu gusa mu mwaka utarenze 1 n'igice Makironi yaba ari umujepe urinda perezida. Ntangira kugira ubwoba ko ibintu yavuze ashobora kuzabigeraho, ariko nanone nishimira ko twaba tubonye perezida twiganye. Ngenda ngana aho Makironi n'undi musirikare bari bahagaze ku muryango w'igipangu munini wa kampani. Makironi mu kunkubita amaso aransuhuza, ambaza icyo ndi gukora aho ngaho, mubaza ahubwo ukuntu yageze aho ngaho, maze ambwira ko ari inkuru ndende. Mubwira ko ndi kwitambukira, narindi gutambuka ngo ndebe ko mushuti wacu wo mu bwana Tolomeo yandeba nirihumye, ariko bikaba bigoye kumubonaho. Makironi ambwira ko ariko abakire bose bamera, kuko iyo bamaze kugafata bahita bica ko bo baziranye. Ibyo bikaba binatuma yumva yanga abakire cyane. Makironi namubajije niba yarakomeje ubwo yambwiraga ko agiye kusa ikivi cya papa we Timo. Ambwira ko yaba atari byo arimo ubu aba ari umuhinzi mu cyaro, ariko ubu ngubu akaba anamaze no kugera kure cyane kurenze, nubwo ari umujepe urinda perezida. Nuko mubaza ubwo byamugendekeye, aransubiza ambwira ati burya umunsi uva iwacu mbwira ngo tujyane gushaka Tolomeo, nari maze umunsi umwe aribwo mvuye kwishura aho mwansize mukajya kwiga muri Moria Academic School, ariko mvayo ngize amahirwe akomeye cyane kubera ko namenyanye n'umusirikare uvukana na diregiteri wacu, kuko yari yaje kumusura ndetse akaba ari umusirikare wo hejuru ukomeye cyane. Umusirikare rero ubwo yaje gusura murumuna we ari we diregiteri, naratinyutse ndamwegera.
mubwira ko nitwa Makironi, nkaba ndi umwana wa Timo, nkaba umwuzukuru wa Timote, umuhungu wa generale wari uyoboye abasirikare barwaniye mu gace k'iwacu ubwo barwanaga intambara n'abakoloni. Bityo nanjye nkaba nifuza kuba umusirikare ngo nuse ikivi cya papa wanjye Timo wapfuye mu buryo ntazi, ku buryo ntanamuzi n'isura kuko yansize ndi uruhinja. Uwo musirikare ambwira ko azabimfashamo, kandi kuba yumvise intumbero yanjye n'inkomoko yanjye ambwira ko ntazigera mvunika. Mubwira ko akoze cyane, ansigira nimero nzamuhamagaraho nindangiza kwiga nkumva nditeguye. Ibyo bituma amasomo nyiga neza cyane mfite umuhati. Nuko igihembwe cya nyuma turagisoza ndetse dukora n'ikizamini cya leta. Kubera ukuntu nabonye nagishwanyaguje mpita numva ngomba guhamagara afande nkamubwira ko nakoze neza, niba byashoboka ubu yamfasha nkajya mu gisirikare. Ambwira ko rwose nta kibazo nakwitegura bakazaza kundeba. Nuko uwo munsi mbwira nyogokuru wanjye arabyemera, ndetse ari nabwo waje umbwira ngo njye gushaka Tolomeo ariko nkaguhakanira, kuko burya umunsi ukurikiyeho nibwo bari buze kundeba. Uwo munsi cya gihe umaze kugenda nariteguye neza. Ubundi nyogokuru ampa umugisha wa kibyeyi. Ubundi nyuma bumaze gucya, ubwo ni ku munsi wari ukurikiyeho, mbona wa musirikare wari generale ubwe aje kunyirebera, anjyana mu gisirikare nkora imyitozo. Biza kunyorohera neza kuko nari nsanzwe ndindwanye, kuko nyuma yo kunsiga muri Infinity ni nanjye wasigaye ntoza abakinnyi b'imikino njyarugamba bose. Nuko nkora amezi 6 gusa. Mu kuva mu myitozo numva ngo mushuti wacu yayoboye kampani ya papa we. Biranshimisha cyane. Afande generale ambwira ko hari misiyo ikomeye cyane ashaka ko dukora. Mubwira ko mpari rwose, ambwira ko ngiye kubaho nk'umusirikare utagira izina. Mubaza icyo bishatse kuvuga, ambwira ko agiye kumfasha kugera mu basirikare barinda perezida. Misiyo ikurikiraho akazayitubwira namaze kugeramo, ndetse namaze no kumwereka ko ndi umwizerwa, kandi narafashe n'icyizere cya perezida wacu anyizera. Ngayo nguko rero ikijepe nkimazemo umwaka, kuko niba nibuka neza kuva cya gihe papa wa Tolomeo apfa hashize umwaka n'igice. Ariko ntunguwe no kukubona hano, nari nzi ko ubu wabonye akazi ukaba uri gukora. Makironi yamaze kumbwira gutyo numva mu mutima wanjye ngizemo akantu k'ubwoba. Nibaza impamvu afande yamujyanye iruhande rwa perezida. Perezida twari twaramaze kumenya ko burya ari we muyobozi igihugu cyacu cyari gikeneye, kuko yarayoboye mu mahoro n'umutekano, abaturage bose bamukunda, ndetse mbere bakaba baramwangaga kubera ko yagiyeho mu nzibacyuho, bikabanza kumugora gushyira igihugu ku murongo. N'ibyo agerageje gukora ntibigere ku baturage bose, kubera ko atari kubikorera icyarimwe. Ariko nyuma yo gufatanya na Robert Lewis bakoresheje urwo ruganda rwabo rwatunganyaga ibiribwa, nibwo igihugu cyaje kwiyubaka neza cyane. Abaturage bakunda perezida wacu wariho kubwo kuba yarafashijwe na Robert Lewis. Ubwo nakomeje kuganira na Makironi kugeza ubwo ibyo bari baje gukora muri iyo kampani byarangiye. Bamara kugenda, Tolomeo akatubwira ko njye na Sanctus ko umugore we Rosata n'umwana we Broni bameze neza. Biradushimisha cyane, ariko atubwira ko ashaka kuza kuganira natwe aho dutuye. Niba twabimwemerera dukomeza gushimishwa n'ukuntu Tolomeo yaraciye bugufi, kubera ko mu bintu bye yagombaga kudutegeka ariko yaratwingingaga akanadusaba. Tumubwira ko duhari nimugoroba aza kutureba. Ageze mu rugo turamwakira neza, tubwira ko perezida nta kindi cyari kimuzanye uretse kuba yafata akanya ko kumwihanganisha, kuko kuva papa we Robert yapfa aribwo yarabonye ako kanya, cyane ko kuva intambara y'abakoloni yarangira yagumye muri byinshi, nubwo atigeze yirengagiza ko igihugu cyose kibayeho neza kubera ubufasha bwa Robert Lewis. Nuko amusaba n'imbabazi zo kuba yarabayeho ameze nk'uwamwirengagije, gusa bakaba biterwa nuko nawe atorohewe muri iyo minsi, ko nubwo ari perezida w'igihugu ariko abayobozi bakorana batamworoheye na gato kuko baramurwanya. Akaba asigaranye abayobozi bake cyane bari ku ruhande rwe, ndetse akaba yaraje no kumusaba ubufasha, amubaza niba nta ndwanyi yamubonera zo kumucungira umutekano mu ibanga we n'umuryango we, kuko bitari vuba cyangwa kera ashobora kuzagabwaho igitero n'abantu bamuri iruhande. Tolomeo amusubiza ko yazimushakira ariko atamusezeranya ko arazibona byihuse,
kuko umuntu yatekereje bwa mbere yari wa mutoza wadutoje imirwanire no kurasa aho twari dutuye. Nuko perezida amusaba ko yakora uko ashoboye kose akazamuha igisubizo ko ari we muntu yizeye. Toromewo yamaze kutubwira gutya tubaza niba twiteguye. Tumubaza icyo twiteguye icyo ari cyo, atubwira ko ashaka ko njye na Sanctus twajya kurindira umutekano perezida, ndetse akaduha n'imyenda ya gisirikare tukajya tumuhora iruhande. Tumubwira ko tutari abasirikare kandi nta myitozo twakoze. Atubwira ko kubera ukuntu perezida mwizera bitasaba ko baba ari abasirikare kandi n'ubundi atatwoherezayo atatwizeye. Njye na Sanctus turarebana dukorana mu biganza, tubwirana amagambo tutazi aho avuye tuvuga tuti uwapfuye ntajya apfa kandi abagabo bose bagomba gupfa. Toromewo ahita azunguza umutwe agaragaza ko abonye ko tubyemeye. Atubwira ko mu cyakare baraza kutureba ariko mubwira imbogamizi dufite. Toromewo ambaza izo mbogamizi, mubwira ko mushuti wacu Makironi ari umwe mu bajepe barinda perezida. Atubwira ko araza kuvugana na perezida ku buryo abasore bamurinda babwira ko yadukuye ku muhanda akatuzana ku buryo batazamenya aho twaturutse, bityo na Makironi zizamufata kuko yarabizi ko nta na gahunda nta naho ngihuriye na Toromewo, kuko namubwiye ko Toromewo asigaye yaranyiriyeho ntakimubona kuko yamaze kuba umuyobozi wa kampani y'iwabo. Nuko Toromewo agiye kugenda tumubwira ko ababaye, atubwira ko ababaye cyane. Tumubaza ikintu kimubabaje, atubwira ko ababajwe nuko tumusize. Tumubwira ko igihe cyose dushakira azatubona kuko nasaba perezida ko tuza atazanga kandi ari we wamudushakiye. Natwe tumwizeza ko tutazagera kwa perezida ngo tumwiryeho kandi ari we wahatugejeje. Nuko turaryama ariko njye ibitotsi birabura kubera ko nari ngiye guhindura ubuzima ndetse nkajya ahantu hashobora gutuma ubuzima bwanjye bujya mu kaga. Ariko Sanctus ampumuriza ambwira ko ntacyo tuzaba, ko Imana yacu ibibona ko nta makosa dukora bityo itazatuma dupfa. Mushimira kuri uwo mutima mwiza yanshyizemo. Mu ijoro rigeze hagati twagiye twumva telefone irasonye. Sanctus mu kureba uwo ari we tubona ni Santos papa wumuhamagaye, adusaba ko twafungura tukaganira mbere y'uko tugenda. Nuko ndabyuka na Sanctus aza inyuma yanjye. Tugeze muri salo turafungura. Sanctus ajya gufungura igipangu, hinjira papa we Santos Sultanis. Amaze kwinjira turongera turafunga twicara muri salo. Tumubaza impamvu aje muri icyo gicuku kutuganiriza. Atubwira ko ibintu ashaka kutubwira tugomba kubyumva twenyine, ndetse akaba yari yagenye kubibwira umuhungu we Sanctus gusa, ariko Toromewo akamubwira ko nanjye ngomba kubyumvaho nta kibazo kuko Toromewo anyizera cyane. Afata umwanzuro wo kuza kutureba twembi akatubwirira hamwe ayo mabanga. Adusaba ko twajya mu cyumba dukoreramo imyitozo akaba ariho atubwirira, turamwemerera. Nuko tugeze muri icyo cyumba turafunga neza, ndetse kuko hari harimo ibituma amajwi adasohoka hanze sound proof biroroha cyane kuko nitwe twumvaga ibyo turimo kuvuga gusa. Nuko twicara hasi aho muri icyo cyumba, maze Santos na papa we wa Sanctus atangira atubwira ati mwana wanjye Sanctus nawe muvandimwe we Cosmos, ibintu ngiye kubabwira ni amabanga akomeye cyane kuko nyuma yanjye na Toromewo ndetse na papa wa Toromewo wamaze kugenda, na papa wanjye ari we sogokuru wawe umaze iminsi apfuye, nawe akambitse aya mabanga ngiye kubabwira mwembi, nta wundi muntu uzaba uyazi uretse njye namwe. Bivuze ko ari amabanga akomeye cyane, mugomba namwe kuyabika kugeza igihe azagirira umumaro. Ubundi umuryango w'abasultani wabayeho kera cyane, ariko akaba ari umuryango wari aho nta kindi uretse izina gusa. Ariko umugabo witwaga Lewis aza kwicara igihe kimwe, agira igitekerezo cyo kuba yashaka inshuti nyinshi kugira ngo izo nshuti zizabashe kujya zifatanya mu buzima buri imbere. Uwo mugabo Lewis yari umutunzi cyane, afite imirima myinshi ndetse n'amatungo ku buryo mu gace kabo ari abakungu bari bahari, mu gihe abasultani bo bari abantu bafite ubwenge ariko barabuze icyo babumaza, kugeza ubwo baje kwishyira hamwe abagabo bose b'abasultani bakarema agatsiko bagahurira hamwe ubwenge bwabo bakabasha gukora imbunda, ari nacyo gikoresha abasirikare b'igihugu cyacu bakoresheje barwanya abakoloni. Nubwo abo bagabo bose baje kuhasiga ubuzima,
nuko abasulutani bakomeza kwiberaho gutyo, batangira ubuzima bushya, ariko umuryango wabo bakomeza kuwurema, ukagenda ukura ariko ari abacanshuro gusa, kuko baryaga biyushya kuya. Nuko wa mugabo witwaga Lewisi aza kugira igitekerezo cyo kujya gushaka umugeni w'umusulutani, akamushyingira umuhungu we w'imfura yari afite witwaga Moriya. Ndetse kuva icyo gihe abana be bose ahita abitaba Lewisi, kubwo kumva ko nk'uko abasulutani bariho buri mwana izina rye bakamwongereraho Sultanisi, nawe ariko agiye gutangira umuryango we gutyo abaha andi mazina, buri nyuma y'izina akamwongereraho Lewisi. Nuko umuryango w'aba Lewisi uvuka gutyo. Lewisi afata urugendo ajya mu giturage cyari gituyemo umuryango w'abasulutani, ababwira ko aje kubasaba umugeni, akamushyingira umuhungu we Moriya Lewisi. Ndetse bitari n'ibyo, abakobwa bavukanaga na Moriya Lewisi bazashakane n'abasore b'abasulutani. Abasulutani bumvise icyo gitekerezo bumva ni inyamibwa, barabyemera. Ubusabane n'umubano mwiza hagati y'iyo miryango utangira gutyo, kugeza ubwo Moriya imitungo ya papa we Lewisi yaje kuyibyazamo umusaruro. Icyo gihe umusore wari warasigaye mu basulutani nyuma y'uko bicwa n'abakoloni aza kubwira Moriya ko ashaka ko abasulutani baba abajyanama b'aba Lewisi. Moriya abyumva vuba cyane, ahita aharanira imibereho myiza y'abasulutani, batangira kubana gutyo. Akaba ari naho twese twaturutse, nubwo ntangiye kubabwira amateka yose, ariko nkaba ntagiye kuyababwira aka kanya kuko tuzagira umwanya wabyo. Nyuma rero Moriya nibwo yaje gushinga ikigo cyiza cya Moriya Academic School, akaba aricyo tangiriro ryiza ryabo. Nyuma bakajya bahinga, ariko bamara kwihaza mu mirire bo n'abasulutani bakabura ikindi kintu bamaze ibisigaye, bahitamo gukora factory bayitirira umuryango wabo. Ariko amafaranga amaze kuba menshi bigaragara, Moriya ahita abwira umukuru w'abasulutani ko yaza akamufasha kureba ibyo bintu. Bitangira gutya, ari naho havuye iyi kampani tuyoboye. Kuva ku basekuruza bacu nzababwira ibyabo dufite igihe kugeza ubu. Ikintu nshaka kubabwira abasore banjye rero ni iki: nubwo abasulutani bafite ubwenge, ariko n'abalewisi barabufite, kuko Moriya ajya gutekereza iby'iyo mishinga yose ntago yatekereje umuryango mutoya cyane, ahubwo yatekereje kuva ku bana be, abana b'abana be, abana b'abuzukuru be, abana b'abuzukuruza be, kugeza ku buvivi bw'ubuvivure bwe ugakomeza. Ahitamo ko buri mutungo wose azageraho azakora ubuhisho bwawo muri Moriya Academic School, ubundi akaba ariho azajya abibika. Bityo njye na Toromewo nyuma yo kwemeranya ko ngomba kubabwira ibi ngibi, yanambwiye ko nubwo mugiye kujya kureba perezida, ari mwe bantu mugomba kumenya ahantu habitse ibyangombwa by'imitungo y'abalewisi, kuko nk'uko Toromewo yabonye ko mama we yaje akurikiye iyo mitungo, iyo aza gufatisha ibyo byangombwa yari kuba yarishe Robert kera akayiyegurira. None rero mwakira aya makarita, niyo azabageza ahantu honyine hari ibyangombwa by'imitungo y'abalewisi, igihe cyonyine bizaba ari ibikenewe. Bivuze ko mudashobora kujya kubireba uko mwishakiye, ahubwo igihe bizaba bikenewe cya nyacyo, abalewisi company mubona iri mu bibazo bikomeye cyane, nibwo muzajya kubishakisha kugira ngo muyikure mu menyo ya rubamba. Santos papa wa Sanctus yamaze kutubwira gutya, duhereza udusanduku tubiri dufungishwa kode briefcase. Atubwira ko harimo amakarita azatugeza kuri iyo mitungo, atubwira aho tutubika ko ari ibanga ryacu, icyangombwa nuko tutagomba kumena ibanga, kandi akaba twifurije amahirwe mu byo tugiyemo, mu nyubako ya perezida n'ahantu hose perezida azajya ajya, kubera ko ari twahanze amaso. Papa wa Sanctus yamaze kuduha utwo dusanduku adusezeraho muri iryo joro. Mu kureba ku isaha tubona ni 11 za mu gitondo. Birumvikana igihe cyo gukora imyitozo cyacu cyari kigeze. Ntabwo twasubiye mu buriri, ahubwo twese twambara tujya mu myitozo, tunategereza ko perezida aza kudufata. Nuko mu gitondo bumaze gucya neza, Toromewo araduhamagara atubwira ko nta kintu na kimwe tugomba kujyana, twe tujye mu mujyi hagati, haraza imodoka ikadushimuta, tugenda n'amaguru ku buryo nta muntu uzamenya aho twavuye. Tumubwira ko tutasiga telefone zacu, atubwira ko baraduha telefone zacu tuzakoresha kandi bakaduhana nimero ze, kuko niwe muntu dukeneye muri icyo gihe,
kuko n'ababyeyi bacu ntabwo bagomba kumenya aho turi. Gusa papa wa Sanctus we yari azi aho ari, ariko ababyeyi banjye bo ntabwo ari ngombwa kubibabwira. Numva ibyo bintu bitanyuze mu mucyo, ariko ntabwo Toromewo nari kumuburanya, cyane ko byose yabikoraga nshakira ibyiza. Ako kanya twaganiriye njye na Sanctus tubazanya ahantu dusiga ibikapu byacu. Tuvugana ko tubisiga muri iyo nyubako, ariko tubanje kubaza Toromewo niba batazayishyiramo abandi bantu. Toromewo tumubajije atubwira ko abo bakobwa babamo ari bo bazakomeza kuyibamo, noneho atari abakozi ahubwo nka ba nyirayo mu buryo bwo kuyiturindira. Turamushimira tumubwira ko tuzamukumbura, atubwire ko igihe nikijya gikunda tuzajya tubonana. Nuko turangije kwambara imyenda nk'iy'insoresore zose, dufata inzira tujya mu mujyi hagati, dutegereje ko baza kudushimuta. Koko nk'uko babitubwiye baradushimuse, batujyana ahantu tutazi kuko twari mu modoka ya fime, ndetse batwambitse n'ibintu mu mutwe. Mu kubituvanamo dusanga twiyicariye imbere y'umugabo twakundaga kubona kuri televiziyo no ku byapa gusa. Ubwoba buradutaha, turaranguguzwa hose, ariko dusanga nta wundi muntu uhari. Mu kureba imbere yacu tubona hari imyenda ya gisirikare, ariko itandukanye n'iy'abandi basirikare basanzwe, ahubwo imeze nk'iyo Makironi yari yambaye umunsi aza kuba Lewis Company. Mbona ko tubaye abajepe birangiye. Nuko perezida duhereza ikiganza, aduhuza atubwira ko yishimiye kutubona, ati yizeye mu buzima bwe. Mu kubura icyo tumusubiza, tumubwira turi kudidimanga tuvuga tuti abagabo bose bagomba gupfa, kandi uwapfuye ntajya apfa. Iyi akaba ari indahiro yacu twari twarihaye njye na Sanctus, ikaduha icyizere ko tugomba kurwana tugapfa, turwana ko n'ubundi na nyuma yo gupfa nta rundi rupfu tuzaba dutegereje. Bityo kugira ngo tube turi abagabo, umugabo akaba arwana, akarangwa no kurwana. Perezida tubaza icyo bisobanura, mfata akanya musobanurira ko tutazaba ibigwari, bityo umwuka wacu wa nyuma tuzawumara tumurwanira. Atubwira ko natwe azaturinda kugira ngo tuzamurwanire neza. Ahita adusaba kwambara iyo myenda twambarira muri icyo cyumba. Yari amaze kutubwira ko ari ibiro bye. Ahita tubaza niba gukoresha imbunda tubizi neza. Tumubwira ko tutazi niba tubizi neza, ariko iyo turashe tutajya duhusha. Araseka cyane, ashimishwa n'ukuntu dutera urwenya. Atubwira ko iyo myenda twambaye tuzajya tuyambara turi aho ngaho gusa, naho nk'igihe twagiye hari ahandi indi myenda y'amakote n'amajire meza bazajya baduha y'amatisi anyerera tuzajya twambara. Tumubwira ko tuzajya twambara uko abidutegetse kugira ngo amategeko akomeze gukurikizwa. Twamaze kubwira perezida gutya, ahita dusaba gufata ibikapu n'imbunda byacu tukajya guhagarara ku muryango. Nuko turabifata neza, tumuterera n'amasari, ariko tubikora nabi kuko ntabyo twari tuzi. Atubwira ko iminsi 3 gusa ikintu cyose tugomba kuba tuzi tuzaba twarakimenye, cyane ko ikibanze tukizi ari cy'imirwanire. Tugeze ku muryango dusanga nta bantu bahari, duhita duhagarara neza nk'abashinzwe umutekano. Hashize akanya numva Sanctus atangiye gusekera mu matamatama. Mubaza ibyo arimo guseka kandi mwiyama, kuko yari arimo gusakuriza perezida imbere. Ako kanya dutangira gusigana, ahubwo urusaku turaruteza nk'abavandimwe turi mu byo tutazi, twirengagije ko ahantu turi atari mu cyumba cyacu twigiragamo imirwanire, aho twakoraga ibyo dushatse byose. Ako kanya ndi kubuza Sanctus gusakuriza perezida ngo yikorere akazi ke. Ako kanya hahise haza umugabo wambaye neza nk'abanyacyubahiro. Aturebye atubwira ko atatuzi. Tubura icyo tumusubiza. Ako kanya turi kurya indimi, perezida ahita asohoka mu biro. Abaza uwo mugabo icyo yaraje kumara aho ngaho, kuko yari asanze agiye kureba umugore we n'abana. Umugabo amubwira ko hari raporo yihutirwa yaraje kumuha iturutse ku bajenerali, bityo basubira mu biro bakabanza kubivuganaho, kuko atabivuga abo basirikare bari kumva. Perezida amubwira ko turi ba basore yamubwiraga. Ako kanya uwo mugabo araseka, atubwira ko ari chief of staff, bivuze ko ari we uyobora uko ibintu byose bitondetse muri perezidansi. Ahita aheraho anamubaza iyo raporo iyo ariyo. Avuga ko abandi bajenerali 7 bamaze kwiyunga ku bari basanzwe bamurwanya, bityo igihugu cyacu kigiye mu kaga, kuko bari gupanga kudeta ikomeye cyane, kandi iyo myumvire bakaba bamaze no kuyishyira mu basirikari batoya.
Perezida ariyumvira ubundi amusaba ko bajya kuganirira mu biro bye. Natwe tumaze kubyumva Sanctus ambwira ko twishoye mu byo tutazi, mubwira ko nk'uko twabivuganye Imana idukunda, bityo kuba nta kibi turimo gukora itazatuma dupfa nabi cyangwa se tugapfa. Twongera guseka kugeza ubwo twateye urwenya, tukabona Perezida na Chief of Staff basohotse. Twamara guceceka Perezida agahita ambaza uko byaje kugenda nyuma ku nkuru nari ndimo kubwira Sanctus. Ngize isoni Chief of Staff ambwira ko nta muntu ukunda inkuru nka Perezida, rero atava aho ngaho atamaze kuyumva. Nuko mu masoni menshi nkomeza kuvuga uko inkuru yarangiye. Perezida na Chief of Staff baraseka barabandagara, kuko iyo nkuru navugaga yari urwenya, ari ibintu bitabayeho. Tumaze guseka Perezida aradushimira, atubwira ko ariko kanya ko kwerekera mu rugo. Ubwo twese tumukurikira ariko tubagenda iruhande. Mu kuva mu nyubako tumanuka kuri esanseri, ubundi tugera hasi. Tubona abandi basore bambaye nkatwe, baripangapanze neza, ubundi bamwe bajya imbere abandi bajya inyuma. Ntago nzi icyababwiye ko njye na Sanctus ari twe tugomba kujya iburyo n'ibumoso bwa Perezida, ariko banza bari babizi ko abagomba kujya iruhande rwe, ko hari ababa bari kumwe nawe ku biro. Nuko tugera ku modoka barazifungura. Perezida imodoka yinjiyemo, natwe abariyo twinjiramo. Batangira kugenda ku muvuduko uhambaye. Ntangira kubona bya bindi nabonaga nk'umuturage usanzwe birabaye ndi muri izo modoka, kuko imodoka Perezida arimo nta gupfa kuyimenya iyo uri hanze. Ahubwo habuze gatoya nanjye ngo nyoberwe imodoka Perezida arimo, kandi twari turi kumwe muri iyo modoka. Mu gihe gitoya twumva imodoka zirahagaze. Mpita mva mu modoka vuba cyane, ubundi mfungurira Perezida. Ngiye kubona mbona havuye akana k'agakobwa gatoya kaza kayambira Perezida. Bakomeza bagana ahantu mu nyubako bari batuyemo. Nanjye na Sanctus tugenda tubakurikiye, ariko nkumva nduzuye neza cyane kubwo kuba ndaho hantu. Perezida atubwira ko hameze neza, twaba turi gukora icyo dushaka cyose. Ako kanya yinjira mu nzu, mbona hasohotsemo umusore. Ahita ampereza telefone na Sanctus amuhereza telefone. Mu kuzifungura tubona ni telefone nziza cyane zigezweho rwose. Tuboneraho kuba turi kuzicokoza ngo turebe icyo zirusha izo twari dufite. Ubwo twakomeje kwiberaho muri ubwo buzima, turinda umutekano wa Perezida aho agiye hose. Ariko kuva twajya kwa Perezida nta na rimwe nigeze mbona Macron, ndetse kuko nta bantu twari tuziranye mbura uwo mbaza irengero rye, kandi ntago nari kubaza Perezida. Nuko ubuzima bwacu bukomeza gutyo, ndetse tubimenya neza kuko baje kutwigisha byose uko bugomba gukorwa, protokoli. Umunsi umwe rero twaje kuvugana na Toromeo kuri telefone. Atubwira ko umugore we Rosata yamaze kumwirukana, kubera ko yamufashe aryamanye n'umusore wakundaga na mushiki we Nina. Bityo akaba ari kurera umwana wenyine, kandi bikaba bimugoye cyane. Gusa akaba amaze iminsi mike yahoye na Dovine wigeze kuba umuyobozi w'ishuri ryacu. Nyuma y'igihe kinini bari baraburanye, nyuma y'uko Dovine iwabo bamwimuriye mu kindi kigo. Toromeo yamaze kumbwira ibya Dovine atuma ubwonko bwanjye bujya kure cyane. Ntangira kwibuka ubuzima bwanjye na Dovine, nubwo ibyacu bitamaze igihe kinini cyane kubera Toromeo. Ubundi twiga mu wa mbere, nyuma yo kuba inshuti na Toromeo ndetse na Macron, Dovine yatangiye kunkunda. Ankundira ko ndi umwana utera urwenya ndetse nanasetsa ishuri ryose. Aza no kunsaba imbabazi kuba yaranyangaga cyane kubera ko nasakuzaga. Ibyo bituma umubano wacu wiyongera cyane. Gusa tugeze mu wa kabiri Dovine aza kumenyana na Toromeo byimbitse. Ariko njye kubera ko papa wanjye yari yarambujije kujya mu by'abakobwa, kandi ndi kwigira ku mafaranga y'abandi, bityo ndamutse nkunze umukobwa bishobora gutuma mbumuswa ngasibira cyangwa se bakanyirukana. Bityo nkaba ntahinguka imbere ya Robert ngo mubwire ngo baranyirukanye, ngo nandihire ku kindi kigo. Ibyo bituma nkunda Dovine mu ibanga rikomeye, ariko nanga kubimubwira. Ndetse nawe uko yamfataga abonye ndi kugenda muca amazi yikundira Toromeo, wari waramaze kunanuka neza akavamo umusore mwiza, kugeza ubwo urukundo rwabo rwaje kuvamo ikintu kinini. Ariko kuko twari abana batoya mu cyiciro rusange tronc commun, nta kindi cyari kurengaho. Urukundo rwabo baje kurukomereza no mu wa gatatu, kugeza mu gihembwe cya kabiri, aho ababyeyi ba Dovine baje kumwimura. Ndabyibuka uwo munsi nari ndi muri dorotwari aho turara, kuko hari muri weekend. Ngiye kubona mbona Toromeo ari kuza arimo kurira amarira nk'umwana w'uruhinja.
mubajije icyo aba yambwira ko ababyeyi ba Dovine bamaze kumwimurira bamuvana muri icyo kigo, bityo Dovine akaba amaze kumusezeraho. Tolomeo ndamwihanganisha mubwira ko azongera guhura na Dovine kubera ubwo yaje kwiyakira agahora, ariko nanjye nkumva birambabaje cyane kubera ko nari nzi ko igihe kimwe nzabwira Dovine ko mukunda twararangije kwiga, ariko bikarangira gutyo gusa kuko ntongeye kumubona. Na nyuma y'uko njye na Tolomeo tugiye kwiga muri Moriya Academic School, noneho twagerayo ubuzima bugahinduka burundu, noneho Dovine nkamwibagirwa. Ubwo nkimara kuganira na Tolomeo akambwira ko amaze iminsi ahuye na Dovine, ndetse agasanga Dovine we yaramutegereje kuva twatandukana twiga mu cyiciro rusange muri Infinity High School, nabuze ikintu mubwira. Ambwira ko papa wa Sanctus yamaze kumutegurira ubukwe kubera ko Dovine yemeye kubana na Tolomeo akanamufasha kurera Brown Lewis, umwana Rosata yari asize nyuma yo kumwirukana, ndetse n'abana bazabyara n'abandi. Ambwira ko yaba ari ibishoboka twajyayo, ariko perezida ntago twari tuzi ko yaduha uruhushya. Tolomeo atubwira ko ubutumire yahaye perezida namusubiza ko azaza bizaba byumvikana ko natwe tuzajyayo. Tolomeo mwifuriza ishya n'ihirwe mu rugo rushya rwe na Dovine, anyibutsa ukuntu namukunze mu ibanga ariko ntibikunde. Mubwira ko ari amahitamo ya Dovine atari ayanjye, kuko niyo naba ngikunda Dovine ntago bivuze ko yankunda kandi ntago namuhatiriza. Namaze kuvugana na Tolomeo nsenga Imana ngo perezida azajye mu bukwe bwa Tolomeo. Hashize iminsi mike perezida atubwira ko ubukwe bwa Chairman tuzabutaha twitegure neza. Numva ibyishimo muri njye ntazi aho bivuye. Ubundi imyiteguro tuyikora neza kugera ubwo ku munsi w'ubukwe bwa Tolomeo wageze twambarira urugamba, twinjira konvoye nk'uko bisanzwe. Tugeze muri kampani aho ibirori byari bubere, dusanga na misa barangije kuyisoma. Kubera ko Tolomeo yari umukire ntago we yajyaga mu rusengero, ahubwo misa bayisomeye muri kampani. Nongera kubona Dovine ukuntu yabaye umukobwa mwiza cyane w'ikizungereza. Perezida bamuha ijambo ngo avuge, arahaguruka neza ajya kuri podium, atangira kwifuriza Tolomeo umunsi mwiza w'ubukwe bwe. Natwe tumuguma iruhande kugeza ubukwe burangiye, dukomeza ubuzima nk'ibisanzwe. Imyaka yakomeje kwicuma n'indi irataha. Ndibuka ubwo abana ba Tolomeo bari bamaze imyaka 6 bavutse, kuko bavutse ari impanga, umwe yitwa Moriya Lewis, Tolomeo yari yaramwitiriye sekuruza we, undi yitwa Grey Lewis. Icyo gihe ubushuti bwa perezida na Tolomeo noneho bwari bwarogeye igihugu cyose. Tolomeo perezida yirirwa muririmba mu nama zose yagiyemo mu gihugu, avuga ko ari we muntu umushyigikiye, kuko badafite Tolomeo nta wundi muntu watuma iterambere rigera mu gihugu cyose. Kubera ko Tolomeo ibikorwa bya papa Robert yari yarabikomeje cyane, kugera ubwo ashyigikira perezida ku rwego mpuzamahanga, kuko yakundaga no kumuhuza n'abashoramari bakomeye mu bindi bihugu. Ibyo bigatuma abantu bose bo hanze bakunda kuzana imari mu gihugu cyacu, ariko ibyo ngibyo umusaruro uva muri ibyo bikorwa byose ukajya mu baturage ndetse no muri kampani ya Tolomeo. Abayobozi bayoborana na perezida bakamwanga, bibaza ukuntu bashobora kubona imari zingana gutya ari bo bagakomeza kurya umushahara ubagenewe gusa. Ibyo bituma bapanga kudeta ikomeye cyane kugira ngo bashake uburyo bazajya barya kuri izo mari zo mu bindi bihugu, ndetse amabizinesi yabo bakoraga mu ibanga yo gucuruza ibice by'imibiri y'abantu n'ibindi bajye babikora ari bo bayoboye. Kuko perezida wacu nyuma yo kumenya ko hari ibyo bikorwa, yafatanije na Tolomeo mu kubirwanya. Ubundi bakwirakwiza abasirikare kuri buri mipaka yose igenzura. Ibyo bituma na Tolomeo ajya muri ako gatebo k'urwango rwabo. Nuko umunsi umwe bw'Abarewis Company yari iri kwizihiza umunsi mukuru w'abasekuruza wabo Moriya yashingiyeho kampani yabo afatanije na Sultani. Ibyo birori byabereye muri kampani y'Abarewis. Perezida ubwo yagiye imbere ngo avuge ijambo, nanjye na Sanctus umwana wa Sultani Santos twari tumuri iruhande. Twagiye tubona mu mutwe wa perezida isasu rirahise rihinguranye inyuma n'ubwonko butakara. Ako kanya mu gihe tukirimo kwisuganya ngo turebe icyo twakora, twagiye twumva indangururamajwi mu mujyi wa Kent yose ivuga ataka kanya igihugu cyose kibabajwe n'urupfu rwa perezida wacu. Akaba perezida wayoboye kuva igihe intambara y'abakoloni yarangiraga kugeza na n'ubu ngo bakaba ari we wari ukiyoboye igihugu cyacu. None umwuka we wa nyuma nk'intwari ukaba umushizemo,
ariko igihugu cyacu kikaba kitabaho nta muyobozi, nk'uko perezida wacu yari yaragiyeho mu nzibacyuho, na n'ubu ngubu hakaba habonetse ugiye kuba agiyeho mu nzibacyuho ariwe perezida mushya Macron. Namaze kumva iyo ndangururamajwi mpamya ntashidikanya ko wari umugambi wapanzwe, ariko umutima wanjye ntusibe kuncira urubanza. Ku mugabo w'intwari nari nshinzwe kurinda amfiriye mu maso muhagaze iruhande, nibaza ikintu ndi buze kubwira Tolomeo. Mu kureba na Sanctus mbona we ahagaze nk'igiti atazi ibyo ari kubona ibyo ari byo. Ako kanya duhita tujya ahari umugore wa perezida n'abana be, ntangira kubahungisha mbwira Sanctus kundebera Tolomeo n'umuryango we aho bari, ariko mu guhindukiza amaso mbona Tolomeo ari kwirindira umuryango we kuko yari asanzwe ari indwanyi y'akataraboneka. Nuko mu gihe tugiye kwinjira mu nyubako z'abarewisi, twagiye kubona tubona igitero cy'abasirikari bitwaje imbunda ndetse mu mwambaro wa gisirikare w'igihugu cyacu cya Kentrone, baza barasa buri wese babonye. Mu guhangayika nibaza nereka umugore wa perezida n'abana baho binjira, nkajya kureba inshuti yanjye Tolomeo ndetse na Dovine n'abana babo Brown Lewis wari umaze kugira imyaka 13 ndetse na Moria hamwe na Grey. Mu kugaruka inyuma umutima wanjye usandarira rimwe mbonye Tolomeo bamaze kumushyira isasu mu mutwe, mu gihe yashakaga gukurikira Brown Lewis warimo yiruka cyane ahunga. Tolomeo mbona umubiri we nawe wikubise hasi, agahinda karanyica mbura uko nifata. Ndebye aho nsize umugore wa perezida ndetse n'abana be, mbona bose baryamye hasi, bigaragara ko nabo bari bapfuye, ariko mu kutabyemera ngenda mbasanga ngo ndebe niba ari ukuri koko nsanga bose barashwe amasasu babagira nk'akayunguruzo, bigaragara ko bari barashwe n'umuntu bazi neza. Nuko ngaruka kureba hari Sanctus nsanga apfukamye imbere y'umurambo. Mu kureba umurambo apfukamye imbere mbona ni papa we Santos Sultanis. Ndababara cyane nibaza ikintu abo bantu bose bapfiriye aho ngaho barimo kuzira. Nuko mbwira Sanctus ko agomba kureka kurira akaza tugatabara abana ba Tolomeo n'umugore we, ariko mu kureba umugore we nsanga nawe bamurashe isasu ryo mu mutima. Umuvu w'amaraso ari urimo gutemba aho yari aryamye. Mbabazwa n'urupfu Dovine yari apfuye nta n'imyaka 10 amaze abanye na Tolomeo. Mu kurangaguzwa hose nshakisha abana Brown, Moria na Grey ndababura. Mu guhindukira ngo ndebe abasirikari basigaye baza aho ngaho uko bangana mbona haracyari benshi cyane ko njye na Sanctus ari twe twari turi kubarwanya gusa, kuko byagaragaraga ko abandi bose twari twazanye muri convoy ya perezida bari abagambanye. Ibyo bikaba ari byo byari byoroheye mudahushwa kurasa perezida byoroshye. Mbonye bimeze gutyo mfata Sanctus akaboko ngo duhunge. Mu guhaguruka kugira ngo turebe aho tuva aho ngaho ngiye kubona mbona umugabo ahagaze hejuru yanjye, aho nari nsutamye mpagurutsa Sanctus mu kuzamura amaso mpereye ku pantaro ya gisirikare yari yambaye kugera ku shati n'ikote yari yambaye. Nkubitwa n'inkuba murebye mu maso nkabona ari Macron mwenyewe, umuvandimwe wacu kuva mu mashuri yisumbuye mu cyiciro rusange. Mpita nibuka amagambo Macron yigeze kutubwira njye na Tolomeo, avuga ati njye nzaba perezida w'iki gihugu kandi umunsi umwe nzabibutsa ko nigeze kubibabwira. Mpita mbihuza n'amagambo nari numvise ku ndangururamajwi y'umujyi wa Kent, mpamya ntashidikanya ko nta wundi muntu wabaye perezida w'inzubacyuho utari inshuti yacu Macron. Mu gihe ngiye kumuhagurukiraho nk'umuntu w'inshuti yanjye, ahita nkubita umugeri w'inkweto ya botini yari yambaye mbandagara nkiriye. Ahita ategeka abasirikare kumfata vuba bakanyaka intwaro mfite ntarabigaranzura, ariko Macron mwereka ko igihe cyose tumaranye ntari nicaye ubusa. Abasirikare be baza biyizeye banahubuka mbakubita nabi cyane, ku buryo Macron yagizemo n'ubwo bubundi abasirikare ndabakubita koko. Ngiye kumva numva nkubitanye umugongo n'umuntu nawe anteye umugongo. Mu gihe ngiye kwitegereza uwo muntu wari unteye umugongo kandi ashinzwe kumfata, numva ijwi rye risakuza cyane rivuga ngo abagabo bose bagomba gupfa kandi uwapfuye ntajya apfa. Mpita mbihuza n'ubwonko bwanjye numva umuntu twari tubiziranyeho gusa nsanga ari perezida wacu wari wamaze gupfa ndetse na Sanctus Sultanis wari umuvandimwe wanjye nari naramenyanye nawe mu myaka 12 ishize ubwo nahuzwaga nawe na Tolomeo. Ako kanya mpita menya ko ari Sanctus unyiyunzeho mu rugamba. Turagenda tugukubitira abasirikare koko nibaza niba baragiye ku ikosi rya gisirikare
kuko banza byarahuriranye nuko bari bafite itegeko ryo kutaturasa kuko Makironi yadushakaga turi bazima. Bigaragara ko yari yaramaze kumvumbura ko namubeshye, ko ntaherukanye na Toromewo bikarenga nkajya kurinda perezida. Nuko ibyo byo kuba bidashaka ko baturasa biduha amahirwe yo gukubita abagabo. Abasirikare bose bagabanuka ndeba baryamye hasi ari inkomere ziryamye gusa. Ariko byose biza kuba impfabusa ubwo hazaga abandi bagabo, bigahurana nuko njye na Sanctus twari tumaze kunanirwa cyane. Nuko abagabo twari twakubise bari benshi cyane, nuko bahita badufata babanza kutwinezezaho badukubita nabi cyane. Ubundi baratuzirika batwinjiza mu modoka zabo baratujyana. Ntago njye namenye igihe nasinziriye nyuma yuko bari banteye igishinge ngo ntabigaranzura. Nongeye gukanguka ndi ahantu mu mwijima, mu kumva numva umuntu arimo gukorora, ariko nashaka gufungura amaso nkabona umwijima wonyine. Nuko uwo mugabo wari urimo gukorera atangira kuririmba indirimbo avuga ati abagabo bose bagomba gupfa kandi uwapfuye ntajya apfa. Mu gihe nkimara kumenya ko ari Sanctus urimo aho ngaho, natangiye kumuhamagara mubwira nti muvandimwe Sanctus uracyari muzima. Sanctus ahita avuga ati nawe uracyari muzima? Nibyo rwose wa mugani wawe ntago tugomba gupfa, ahubwo hari ikibazo kimwe cyonyine mfite ariko nakiburiye igisubizo. Ndamusubiza nti humura muvandimwe, nta kibazo kitagira igisubizo, ahubwo si icyo kibazo ufite ni ikihe ngo ngufashe numve niba twabona igisubizo. Sanctus ahita ambwira ati ikibazo mfite nuko ndi kumva imbaraga nyinshi cyane mu mubiri wanjye, ariko nkaba nabuze abantu bo gukubita ngo nzibamarireho, kuko ahantu ndi kumva nziritse amaguru n'amaboko, kandi ntago nshobora kwinyagambura ahubwo nkumva wagira ngo umutwe wanjye uraremereye. Sanctus yamaze kumbwira gutyo nanjye ngerageza kwinyeganyeza. Mu kwiyumva neza numva ukuboko kumwe iriya ukundi iriya n'amaguru ari uko nguko. Mu kumva umutwe wanjye numva wagira ngo ahubwo ugiye gucika, kubera ko aho kuremererwa n'umusatsi ahubwo numvaga igihemba cyanjye cyose ari cyo mutwe wikoreye. Mu gihe ngiye kugira icyo mubwira ko ndi kumva duhuje ibimenyetso, nagiye kubona mbana amatara yo muri icyo kizu barayacanye. Nuko mbasha kubona neza ko burya batuziritse baducuritse amaguru hejuru umutwe hasi, turi kunagana nk'intama bagiye kubaga. Ndebye hakurya mbona Sanctus nawe nuko bimeze. Ngiye kubona mbona hinjiye abasirikare batatu bambaye imyenda ya gisirikare y'igihugu cyacu. Umwe muri bavuga ko batureka tugahumekaho gatoya akatuganiriza mbere yo gupfa. Nuko baraturekura batwicaza ku dutebe kureba uwatangaga itegeko, mbona ni Makironi. Kumbe kuko umutwe wanjye wari wahungabanye ntago nabashaga gukurura ijwi rye neza. Nuko abanza ambwira ko yigeze kumbwira ko igihe kimwe azanyibutsa ko yavuze ko azaba perezida wa Kentrone. None akaba agiye kubinyibutsa arimo kunyica. Ariko mu gihe ataravuga byinshi twumva umuntu uri guturuka ku ma esikariye y'ahantu twari dufungiye arimo kuniha cyane. Ngiye kubona mbona umugabo ntazi uwo ari we ufite imbunda, ariko nko mu komando watojwe mbona ko iyo mbunda ari igikinisho kirasa amasasu ari mu rushinge rusinziriza gusa, kuko nk'umusirikare nta kindi kintu ureba uretse intwari iyo utewe. Mu gihe nkiri kubyibazaho wa mugabo yari yamaze kurasa Makironi ndetse n'aba basirikare be babiri bari baturekuye. Baryama hasi mu kuvuga, uwo mugabo mu kuvuga ngo abagabo bose bagomba gupfa kandi uwapfuye atajya apfa. Numva iryo jwi ndarizi, mpamya ntashidikanya ko ari wa mwarimu bari baradushakiye ngo twigishe kurwana. Njye na Sanctus muri ya nzu Toromewo na papa wa Sanctus yari yaradushakiye. Maze kumubona mu maso numva akanyamuneza gatashye umutima wanjye. Ako kanya maze kundekura amaboko n'amaguru, noneho numva ibyishimo byinshi cyane. Ahita duhereza imbunda zimeze nk'iyo yari afite, atubwira ko muri twe nihagira umuntu n'umwe upfa atazabibazwa, kandi nawe naramuka apfuye imodoka ye tuzayigurisha. Niturangiza dushakisha umukobwa witwa Veronica, tumubwire ko yamukundaga cyane kandi yamuhemukiye ubwo yamuteraga inda akamusiga, kandi uwo mwana azamwite Rufusi nk'uko bari barabivuganye, kandi tuzamubwire ngo ntazamurenganye. Uwo mugabo tumubwira ko ibyo ntabyo tuzakora kuko agomba kubyikorera. Nuko adusaba gusohoka aho hantu twigengesereye, kubera ko tugiye gutambuka ku basirikare ibihumbi n'ibihumbagiza, ariko abaratubona tukaba tutabazi. Bityo muri iyo mbunda hajyamo amasasu 20 icyarimwe, ukabona gushyiramo indi magazine, kandi turase buhoro kugira ngo tutica umuntu, kandi ashaka ko tubasinziriza tukigendera amahoro yacu.
Ubwo yamaze kutubwira gutyo dutangira kuzamuka ama esikariye, tukajya tunyura ku bantu bose yaryamishije hasi, birarenga tugera hanze, twongera kubona amanywa y'umugoroba, dutangira guhangana n'abatubonye bose, kugera ubwo twasohotse mu nyubako, ubundi tugera mu mujyi butangiye kwira. Atubwira kujugunya bya bikinisho by'imbunda tugahindura imyenda, akajya kwitwarira umugenzi kuko yamusize muri taxi voiture. Ibyo arangiza ari kugenda yiruka umuhanda ari kuvuga ngo abagabo bose bagomba gupfa, kugeza ubwo yarenze tukabona ko turi twenyine, turi kumurikirwa n'amatara yo ku muhanda. Nuko ndebana na Sanctus turaseka birarenga turayambirana, dufatana urunana nk'abana biga muri pirimeri bari ku ishuri ryabo. Tugenda umuhanda wose dufatanye twishimira ahantu umutoza wacu yari adukuye. Nuko tugiye kumva twumva inyuma yacu imodoka zije ziruka cyane ziturutse aho natwe turimo guturuka. Mu kureba tubona ari za gisirikare na polisi bari ku muvuduko uhambaye cyane. Mbwirana na Sanctus ko nituramuka twirutse baradukeka, ahubwo dukomeze kugenda gutyo tumeze nk'abasinzi. Turabikora turarenga dutera n'imitego, kugeza ubwo zose zatunyuzeho zirukanka. Nuko tugeze imbere neza mu mujyi tubwirana ko tugiye gushaka uko twatora ibikapu byacu twahasize hamwe twakoreraga imyitozo. Nuko tugiye turakomanga, umwe mu bakobwa baduhaga ibiryo no kutwitaho aradufungurira. Ambonye agira ubwoba ndetse abona na Sanctus ankurikiye. Mu kwinjira bibaza ibyo ari byo, tubabaza impamvu bafite ubwoba. Batubwira ko kuva perezida yapfa ndetse na Tolomeo, igihugu cyose kiri mu nsanganya, cyane cyane abagore akaba aribo bahagorewe kuko bari gufatwa ku ngufu n'abasirikari, bityo bakaba bari bafite ubwoba. Niyo mpamvu tubabwira kwirinda cyane kuko aho tutahatinda. Tubanza kubasaba amazi tugakaraba, batubera abana beza. Turangije gukaraba baduha n'ibiryo bihurana nijoro ko ryari riguye. Mvugana na Sanctus ko tugomba kujya gushaka ubwihisho kuko Macron aratuzi neza cyane ku buryo araduhigisha uruhindu kugeza tubonye akatwica, cyane ko kuri iyo nshuro ari we wari perezida w'igihugu cyacu ku nzibacyuho. Bivuze ko ayoboye akingirijwe n'abajenerali bose n'abaminisitiri bangaga perezida wavuyeho kimwe na Tolomeo. Nuko twumvikana ko tugiye kwirengagiza byose n'imiryango yacu ntitunayigireho kugira ngo tutayishyira mu bibazo, dushaka aho duhungira. Aribwo njye na Sanctus twafashe ibikapu byacu, ubundi tugahungira muri Domiyo. Twageze muri Domiyo ubuzima buraduhira cyakora, kugeza ubwo nubwo twakomeje gukora imyitozo ariko twibereye abaturage basanzwe, twibera mu cyaro aho abantu batapfa kutumenya. Sanctus atangira kuhamenyera yishakira n'umugore waho, babyarana umwana w'umuhungu. Umwana akura nawe ari umusultani kuko yari azi ubwenge cyane. Natwe ibyo twarwaniraga kuko tutari tukibifite, twaratuje twiha amahoro, ariko tukajya dukurikira amakuru cyane, twumva ukuntu perezida Macron ayoboye igihugu, ariko twe tukaba tubizi ko ari ku gitugu kubera ko ubw'ibyo Tolomeo na perezida bazize byari biri gukorwa. Nuko dukomeza kwiberaho muri ubwo buzima, ndetse tuza kumva ko Brown Lewis yasimbuye papa we Tolomeo akaba chairman, akaba abana n'umugore witwa Sorina, umuhungu wa Sanctus nawe kuko yize ari umuhanga yiga na kaminuza. Ariko igihe kiza kugera twumva ngo Brown yarapfuye. Byumvikane ko wasanga ari uko yashatse kuzana ubwenge bw'abarewis agashaka kurwanya Macron akamurimbura. Sanctus aza kumbwira ko amabanga yose yayabikije umuhungu we, ariko atazateshuka gukorera no kuba iruhande rw'abarewis. Bityo umuhungu we namara kubona akazi arimo gusaba ko kuba umuyobozi ushinzwe ubucuruzi n'inganda muri Kent, Sanctus azahita yimuka ave mu gihugu cyacu yigire muri Masofa kubaho nk'umuhinzi, ndetse azaba umuvugabutumwa w'Imana ku buryo abandi banazabyara batazamenya na rimwe amateka yabo n'abarewis. Aribwo nyuma yaje kubigeraho akimuka, ariko nza kumva ko Brown yapfuye afite umuhungu we w'umuhererezi. Mpita mbona ko misiyo yacu itararangira, mfata urugendo njya muri Masofa kureba Sanctus, ambwira ko nawe yari abizi ko uwo mwana ahari, bityo amasanduku yacu afungishwa kode agomba kugira umumaro. Ikindi mu minsi mike uwo mwana azatangira kudushaka kubera ko umuhungu we Nathan Sultanis yamukoresheje nk'umutego wo gutuma Brown Lewis agera kuri Sanctus Sultanis. Nuko kuko nkuko twabikegaga Sanctus aza kumbwira ko Brown yaje
akaba yaramutumyeho umugabo bahuriye muri Metrobet ngo amumenyere niba koko uwo mugabo ari Petroni Lewis. Ariko uwo mugabo yaje muri Kentrone agahamya neza ko ari Petroni Lewis ndetse agahereza ubutumwa Sanctus ko ari we, ariko akaba ahanganye n'umuhungu we w'umuhererezi yise Sultanis nk'izina risanzwe, kuko ari we wasimbuye Broni Lewis ku ntebe ya chairman nyuma y'uko Sorina, Perezida Macron ndetse n'abaminisitiri bishe Broni. Ariko Sultanis akaba atazi ko inkomoko ye ya nyayo ari umuryango w'abasultani, nyuma y'uko papa we Sanctus yamwirukanye mu rugo amaze gutera Sorina inda. Nuko nanjye numva ko ngomba kuva muri Domia nkaza mu mujyi nkareba uko bimeze, ariko Sanctus ambwira ko ngomba gutegereza igihe cya nyacyo, kuko umutekano wa Lewis ari cyo nshinzwe, bityo ntago namucungira umutekano ataragera mu mwanya we aba yicayemo. Nkaba ngomba gutegereza ko urukiko rwemeza ko imitungo iri mu biganza n'amaboko y'aba Lewis mu izina rya Petroni, tukazabona gushakisha na ba se wabo Moria na Grey Lewis nyuma. Aribwo nakomeje gutegereza ariko mpanze amaso ngo batazakwica. Nza kumva ikiganiro wagiranye n'umunyamakuru kuri televiziyo, abantu bose imitima irakuka bumva ko burya ibyo bintu byabaye, ndetse ntungurwa no kumva Perezida Macron yaje kukureba muri kampani. Bivuze ko byanga byakunda yakubwiye amagambo yo kukuryoshya kugira ngo uzakorane nawe, kuko abaturage bamaze kwanga Sorina n'umugabo we nyuma yo kumva ko aribo bishe papa wawe Broni Lewis. Ariko nsaba Imana ngo uyu munsi mu rukiko Perezida ntaba ahari, kuko ambonye yanyica. Nuko mva mu rugo neza aho nari mfashe icumbi rya nijoro, nambara ikote neza n'ingofero nk'iy'abasaza kugira ngo nihishe isura. Nza kwicara mu rukiko ngo numve ko ruragenda. Umwana Petroni narutsinda mugumi iruhande nk'uko nabisezeranije sogokuru we Tolomeo na papa we wa Sanctus. Noneho narutsindwa nkiza amagara yanjye. Aribwo nagiye kubona nkabona umusore aza ambaza ibyabaye, nkamusubiza ko ari we muntu waba utazi ibyabaye, ariko kubera ubwoba numva uwo mwana nshaka kumubwira ibyabaye byose kuva kera tukiri abana, kugira ngo nibikora ku mutima azarwanirire Petroni Lewis, kuko abantu bose bari baje muri urwo rubanza bari baje kumufana. Tuvugana umwana nsaba nimero ko ndaza kumubwira ibyo ari byo urubanza rurangiye. Nyuma umucamanza mukuru n'abambari be nzi neza ko bari bariye ruswa ya Perezida baza kumuburanisha urubanza, batangira bahamagara ababurana n'ababuranira. Mu kureba ntungurwa no kubona wa mwana twavuganaga ari we Petroni Lewis. Numva ukuntu azi ubwenge kuko ni umunyamakenga nka sekuru, aho kuza avuga ibindi yaje ambaza ibyabaye aho mu rukiko, yigize nk'aho atabizi kandi ari uje kuburana. Abacamanza babanza kumwangira ko aburana yiburanira, atangira kubasobanurira impamvu ari uriburanira kuko ataziranye n'abantu. Arangiza kubibabwira yarangije kuburana kare. Abacamanza bize amashuri akayabo bataravumbura ko umwana yarangije kuburana, nuko babuze uko babigenza bahita bamusinyira ko imitungo yegukanye isubiye mu biganza byabo. Bityo nanjye mboneraho guhita nandikira message Sanctus aho yibereye muri Masofa mubwira ukuntu bimeze. Ambwira ko Natani yamubwiye ko Broni Lewis yamusabye kuzamureberera icyo kibondo, none nawe ahora ari muri Masofa akaba ari byo nansabye kuzamukorera mu cyimbo cya sekuru babanye imyaka yose. Mpita mvayo ngo uhagarara iruhande, ndabibona ko uzi ubwenge kuko imbunda yanjye wahise uyibona, ariko ntungurwa no kubona umwarimu wanjye wanyigishije imirwanire njye na Sanctus muri kumwe. Nibaza ukuntu muri kumwe n'ukuntu twari duherukanye aza kutubohora ubwo Macron yari yadufasha amaze kwica sogokuru wawe na Perezida wariho, bari bamaze kwibera inshuti. Nuko dusohoka tugana mu modoka, ariko mbona umuntu wagushyize mu gipimo. Kubera imyaka yose namaze ndi umurashi, numva umuyaga uri guhuha, mpita menya iryo sasa aho ryerekeza. Arirashe mpita nyeganyega gatoya rimfata mu mbavu. Sinabikubwira kugira ngo udahangayika, aribwo tugeze hano mwarimu wanjye akamfasha kurimpandura akampfuka, nanjye nkumva ari cyo gihe ngo nkubwire uwo ndi we. Bityo muvandimwe wanjye Petroni Lewis, nubwo ufashe kampani yawe ndetse n'umuryango wawe, ariko urugamba nibwo rugiye gutangira, kuko Sorina n'abaminisitiri nubwo batazi ko Perezida wacu Macron ari we ntandaro ya byose, kuko nyuma y'uko guverinoma ishyize ubutegetsi bushya Macron yabaye nk'uwikuraho abantu bose bamusagariraga.
abaminisitiri arabafunga abandi arabica, abajenerali arabafunga abandi arabica, ashyiraho guverinoma iyobowe n'utwana dutoya tutazi ubwenge. Bityo ambarira urugamba muvandimwe wanjye, gusa nanjye nimbasha kurokokera isasu n'amaraso ari kumvamo nzakomeza kukurwanirira nk'uko njye na Sanctus Sultanis twabikoze kuri sogokuru wawe, ndetse bikarenga umuhungu we Nathan Sultanis akakurwanirira akanahasiga n'ubuzima. Natwe tuzaguhora iruhande kugeza igihe urugamba tuzarutsindira. Cosmos yamaze kumbwira gutyo mbabaye cyane, kugera nubwo kumva inkuru biryoha, ariko buri nkuru yose ntabwo irangira neza. Nta kindi nahereyeho ntekereza uretse ubutwari bwa Timote, sekuruza wa Makironi, kubwo ko bataratereranye Josita nyuma yo kumutera inda, ahubwo akagira ngo Josita niwe wamutereranye, ariko akamubwira ko atari ko bimeze. Ariko nanone mbabazwa n'uko ubwo butwari bwe bwo kurwanirira igihugu ari byo byashyize igihugu mu muryango n'umuryango wanjye nari maze kumenyaho andi mateka mu kangaratete. Nishimira ukuntu umwana Timo yabaye intwari kuri mama we Josita, ntiyifate nk'abandi bana bamwe bigira ibyigenge bagashyira ku nkeke ba mama babo bababaza aho ba papa babo bari. Ariko nta kintu cyanshimishije kuri Timo nko kuba imirwanire nari nzi kurwana nigiye ku muhanda ari we wayitangije. Ubwo bivuze ko kuba narindwanye akataraboneka ari we nabikeshaga. Numva ndanimwishimiye cyane nubwo ntari muzi, ariko mbabazwa n'urupfu yapfuye. Bivuze ko yapfuye bakavuga ko ari perezida wamwishe, ahubwo ari abakoranaga nawe bamwishe bakabishyira kuri perezida kugira ngo bikureho icyasha. Nza kubona ukuntu ubugugu ari bubi cyane, kuko bwanakurikiranye umuhungu we Makironi ageze mu buyobozi araryoherwa, agashimishwa no kumena amaraso y'abantu kugira ngo agere ku byo yifuza. Nta rupfu rwambabaje nk'urwa perezida w'igihugu cyacu yapfanye na sogokuru wari umaze kuba inshuti ye cyane, kubera ibikorwa sogokuruza Robert Lewis yakoze bigakomezwa na sogokuru Toromeo Lewis. Mbabazwa cyane n'urupfu Dovine yapfuye ataranamarana byibura n'imyaka 10 na sogokuru, nyuma y'uko yari asimbuye Rosata kubera papa wanjye Brone, cyangwa se ngo abone abana be Grey na Moria byibura bakura bakaba abagabo. Nibaza niba na papa wanjye Brone yari ataramenya irengero ry'abavandimwe be. Nakomeje gutekereza kuri Makironi wari waje ku munsi washize ambwira ko ari kunshimira kuba ngarutse, anambwira ko burya sogokuru wanjye Toromeo yapfuye ari wapfiriye. Sinkamenye ko yari ari kunyishongoraho ambwira ko yamwishe kugira ngo agere ku byo yifuzaga byose. Numva wampa andi mahirwe yo kongera guhura na perezida, nawe nahita musogota icyuma mu ijosi, ubundi bikaba uko bibaye. Nakomeje gutekereza ku magambo ya nyuma Cosmos yarambwiye, ukuntu we na Sanctus ari we papa wa Nathan burya ari bo bari bazi ahantu ibyangombwa by'imitungo ya papa biherereye, bikanarenga bakabingezaho rwose. Mpita nishimira ubutwari bwabo, kuko iyo bashaka bari kunyigaranzura n'umuryango wanjye, ubundi babona Sorina yarafashe company bakabimushyira bagakorana. Ariko nabo urwango bangaga perezida Makironi ntago rwari gutuma babikora. Nongeye gutekereza ku mateka yari yariyo, ukuntu Diva kuri telefone yambwiye ko yari umushoferi wabanaga na Jessica mu gipangu, kaza kuba no kuba yarindwanye akigisha Cosmos na Sanctus imirwanire, akanabatabara ubwo Makironi yamaraga gukora kudeta akica perezida wariho, ndetse n'umuryango we kimwe na sogokuru wanjye Toromeo Lewis n'umuryango we. Mpita nisubiza cya kibazo nigeze kwibaza, uburyo wahura n'umuntu rimwe gusa akagufasha. Kumbe nari yariyo nawe yarazi amateka y'umuryango wanjye, kuko yaraziranye na sogokuru wanjye. Nta kintu cyambabaje nk'ukuntu uhereye kuri sogokuru Toromeo kugeza kuri papa wanjye Brone Lewis, bose bagiye bapfa bakiri batoya. Nibaza nanjye niba intambara nari nihaye ku myaka yanjye 18 niba nzayitsinda, cyangwa se ngapfa nk'uko abasekuruza banjye na papa bapfuye. Ariko ibyo sinabyita kuko intambara byonyine nari nyigeze hagati, kandi ntago nagombaga kuyihagarika. Nakomeje gutwarwa n'ibitekerezo kugeza ubwo naje kwibagirwaho narindi. Ngiye kumva numva abantu turi kumwe bose barimo gusepfura barira. Mu kureba mbona ni Marita na Jessica ndetse na Riyariyo,
nibaza igihe bagereye aho ngaho kandi Riyari yakimara gupfuka Cosmos igisebe bahise bagenda, agatangira kumbwira inkuru ndi njyenyine. Mbona ko igihe cyaje kugera bakaza kwiyumvira nanjye ibyo nari ndi kumva. Mu gihe ndi kubitekerezaho numva Cosmos aravuze ngo mfite inyota n'inzara. Ako kanya Jessica nk'umubyeyi ahita abyumva vuba, azanira Cosmos amazi ngo asome ndetse anamuzanira n'ibiryo. Ngiye kubona mbona batuzaniye ibiryo twese. Nibaza ukuntu tugiye kurya saa sita zitaragera. Babajije impamvu bazanye ibiryo kare ndetse ntangira no kubabwira ko bagomba kubwira abakozi ba hoteli ko tuzajya turya saa sita na hafi yaho ndetse na nimugoroba. Ariko mu kanya tukaba aribwo tugiye ku rukiko, ntitumareyo n'isaha twagera hano bagahita batuzanira ibya saa sita muri ayo masaa yine. Ibyo akaba atari byo rwose. Byaba bivuze ko turiye saa yine z'amanywa byasaba ko twongera kurya saa 9 cyangwa se saa 10, bigatuma saa 3 z'ijoro twongera gukenera ibindi. Mbabaza niba umuntu azahora ari kurya ariko bikanyobera. Namaze kuvuga gutyo bose basekera icyarimwe. Mbona na Cosmos wari umeze n'abaramwenyuye. Mbabaza niba bari gusetswa nuko ntashakaga kurya ibiryo buri kanya kandi hari igihe cyageze nkabibura. Marita ahita ansaba kureba ku isaha. Mfata telefone yanjye mu mufuka ndeba ku isaha, nkubiseho ijisho mbanza kwihungura amaso ngo ndebe neza, kuko ntago niyumvishaga ko saa 5 z'ijoro zaba zageze. Kandi mperuka turi mu masaa 4 tugera mu rugo ku manywa. Cosmos agatangira ambwira ko yitwa Cosmos. None hakaba hari hashize amasaha arenga 12 nicaye aho ngaho ndi kumva inkuru. Mpita numva ko uburyohe bw'inkuru bwantwaye ngatwarwa burundu. Mpita mbwira Jessica ntimureke Cosmos tumujyane kwa muganga, kuko ntabwo ashobora kuducika gutya tumureba.